igitondo cyiza cyangwa se umugoroba mwiza aho muherereye hose. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya mu gihe ukigera mu mahanga, ibintu byangombwa donc bizagufasha mu gutuma iminsi yawe itakuzanira stress. Umenye ibyo ugomba gukora, umenye ibyo ugiye kubamo. So ndaguhereza ibintu by'ingenzi muri make. Ndi hano hanze ndindiriye base y'abana. Imvura irimo iragwa, so niyo mpamvu mwumva yuko hari urusaku. Yeah. So iyo ukigera mu mahanga hari uburyo butatu ntekereza buri populaire cyane kugira ngo ugere mu mahanga. Hari uburyo bwo kuba waza ufite impapuro, urugero uje kubera yuko washatse umugabo cyangwa se washatse umugore. Iyo ugeze muri iki gihugu tujuru uba ufite uburenganzira bwo gukora, ufite donc ibintu hafi ya byose bizima bitagutesha umutwe cyane. Cyangwa se uje ahari igihe wari umaze kirekire cyane uri mu nkambi cyangwa se uri mu mpunzi, nabwo iyo uje mu mahanga akenshi uza ufite impapuro, nabyo bikagufasha mu gutuma ubuzima bworoha cyane. So aba bantu rero ndi kuvugaho cyane nibo nshaka kugira ngo nibandeho, kugira ngo ukigera muri iki gihugu urebe ibyo wakora byazana umunezero cyangwa se byatuma utagira stress. Yeah. Hari abanyeshuri cyangwa se abantu bashatse akazi mu bihugu by'amahanga. Aba nabo binjira mu gihugu bafite permis de travail cyangwa se bafite uburenganzira bwo gukora cyangwa se bwo kwiga, kuko baba barabiherewe uburenganzira mbere yuko bava mu gihugu cyabo binjira mu gihugu cy'amahanga. Njye ndi muri Amerika, so ndavuga experience maje kuhabonera. Anyway, so iyo ukigera mu bihugu by'amahanga, reka ntange urugero hano muri Amerika. Ikintu cya mbere ukwiye kwibandaho cyane ni ukwiga indimi. Iwacu abataragize amahirwe yo kujya mu amashuri yigisha nk'icyongereza cyangwa se igifaransa, akenshi ugasanga waragiye mu mashuri aciriritse, usanga bigoranye cyane iyo ugize uwo mugisha ukaza mu mahanga nka muri Amerika. Ikintu cya mbere rero kikugora, kigutesha umutwe, ni ukwiga icyongereza. Icyongereza kiri mu byiciro bitatu hano kugira ngo ukimenye neza. Ikintu cya mbere kiri très important ni ukwiga kumva. Kwiga kumva ahangaha ni ibintu bitorohera benshi. Nihereyeho, niba hari ikintu cyamvunye ni ukwiga kumva uburyo abanyamerika bavuga, kuko bafite ibyiciro bitandukanye birimo uduce. Hari amastate menshi cyane hano, so buri gace gafite uburyo kavugamo. Ni nkuko umuntu uri i Rwanda cyangwa se uri Kigali atandukanye n'umuntu uvuga ikinyarwanda kiri mu Ruhengeri cyangwa se ikinyarwanda kiri i Gisenyi, so biba bitandukanye cyane. So the same nahangahe yuje hano kugira ngo ubanze wumve uburyo abantu bavuga birakugora cyane. So icyo nicyo kintu cya mbere. Niki rero cyagufasha kugira ngo wige kumva d'abord? Ni ukujya kuri YouTube.
YouTube ukandika uti learning English cyangwa se learn English for the beginner, yeah. So iyo wanditsemo iryo jambo akenshi baguhereza ama episode cyangwa se ama video menshi atandukanye ku bantu bakitangira kwiga ururimi. Daboro kugira ngo ufokasinge uburyo uvuga, uko muri uburyo wumva, uko nutumva umuntu muzahura nawe ujya gukora interview ushaka akazi bizakugora cyane kugira ngo wumve. So ifoke ufata umwanya uhagije kugira ngo wige kumva ibyo bavuga. Ahandi hagufasha no kujya mu mashuri za college toujours, kuko ndibuka nkigera muri iki gihugu hari college yari iri hafi yo mu rugo bita FTCC hano ku mupira wanjye. So narahagiye, ariko nagiye muri college, nahagiye ngiye mu kwiga icyongereza, ikintu bita ESL ni ahantu bakwigisha icyongereza uhereye muri mu ndiba yacyo, the beginners. So ukiga good morning, ukiga how are you, ukiga how is your day, ukiga how is everything. Cyongereza si ururimi rwacu, nakivuga nabi nakivuga neza, as long as I can understand what they are talking about, as long as I can express myself a little bit, as long as I can you know I can be able to write. So ibyo nibyo byangombwa. Abantu rero bishyira iyo hejuru bakumva yuko yavuze nabi yamenye ubufu, I don't freaking even care, you know. Ikiri ngombwa nuko wiga kumva, kwiga kuvuga, kwandika. So ibyo byose rero wabifatira muri ESL, English as second language. Cya kabiri ukajya kuri YouTube izagufasha cyane cyane cyane. So niho nigiye. Ikindi ukamenya gukurikirana you know ibiganiro mu cyongereza, ibintu bya YouTube wumva ibintu byacitse, wumva ibintu biri kubera hirya no hino bya mu you know aba YouTubers batandukanye cyane bavuga ikinyarwanda ntibizagufasha. So nuko making sure yuko you know winjiye mu gihugu cy'abandi. So kwinjira mu gihugu cy'abandi ugomba kugenda nkuko nabo bagenda. Inwa yanjye bisi ndabona itinze cyane, katube tukiganira hano. Ningi y'abana nabyo tuzabiganiraho, nzabibabwira. Iyo haje ubukonje akenshi usanga yuko iminwa yacu igenda ikuma cyane. So twari tugeze he? ESL ni ikintu kizagufasha cyane mu gutuma wiga icyongereza cyawe, ukajya online ukareba kuri YouTube. Ibyo bizagufasha cyane mu kuimprovinga icyongereza cyawe umunsi kundi. You don't need to be perfect. Icyo ukeneye gusa ni gituma muri makeya uva mu nzu ukajya hanze kugira ngo ujye gushaka akazi, kuko ntago uzashaka akazi utari wumva ibi bintu bitatu ndi kukubwira. Kumva icyongereza, kukivugaho gikeya. Icyambere focusinga kumva daboro, kuko umuntu uzakuganiriza niba utari gupaying attention ibyo ari kukubwira ntago uzasohoka ahuri. So igakumva, mu kumva bizagufasha mu kuba wakwifasha cyane muri iki gihugu. Ukajya kuri kumva amakuru, ibintu byose biri mu cyongereza, amafilime. Naricaye ewana filime ndazirangiza, sibyo? Hari filime nakundaga cyane iri romantique, sinibuka izina ryayo, ariko narayikurikiranaga nyine kuko nshaka kugira ngo numve ibintu biri kugendamo cyane. Ndumva ari The Secret of American Teenager, ndakeka ko naje hano nameze nanjye nk'umu teenager, basiraje. So ariko turaza kugaruka. Iyi ni party ya mbere, mvuze icyongereza. Niba ushaka party ya kabiri nyandikira aho hasi muri comment, ndaza kukubwira ibyo tugomba gukora. Se yinjira, umukobwa wanjye agiye gusohokamo. So nguwo sohotse ari uwa mbere. Baby girl, open the door.
This way. Okay. Come on, baby girl. Teacher. How's your day? Good. Good. Can you close the door properly? Oh, it's closed? Alright. So guys, reka ndangize video. Joy, can you give me a second so I can finish my video? Okay. Alright. Okay guys, umukobwa wanjye yampaye permission iminota mikeya, reka dukomeze. Can you say hello? Hello. In Kinyarwanda, say muraho. Muraho. Amakuru y'iminsi. Laura, say amakuru y'iminsi. Afite isoni. So guys, icyongereza tumaje kumenya aho tugishakira, kwiga kumenya uburyo bumva no kuvuga. Icyo nicyo step ya mbere. Step ya kabiri guys, ifo kumenya kwiga uburyo batwara imodoka muri iki gihugu, kuko biragoranye cyane kugira ngo ufate inzira ugende gushaka akazi udafite permis de conduire. Aha ndimo ndibanda cyane kuri ba bantu batatu navuze bwa mbere bakinjira muri iki gihugu, uko bo baba bafite ibintu bihagije byatuma babona n'ubushobozi hari bwo kujya gufata imodoka, ibintu nk'ibyo ngibyo. So iyo ugize nk'amahirwe ukaza ugahitira ku muntu maybe wakwakiriye, waje ufite green card, waje uri impunzi ndumva babahereza amezi 3 yo kuba bakwishyira hamwe. Nyuma y'amezi 3, niba atari 3 na 6 simbizi neza. So nyuma y'ayo mezi 3 ako kanya uhita ufata inzu yawe ku bantu b'impunzi. So ku muntu waje kuri green card, iyo winjiye mu gihugu akenshi donc uza ufite permis de travail, bahita baguhereza social security. So ni ukuvuga yuko ufite ubushobozi bwo guhita ujya gushakisha akazi. So nkuko nabivuze, winjira vuba wiga icyo cyongereza. Niyo wafata ukwezi d'abord focusinga kuri ibyo bintu, wagira umugisha umuntu yagucumbikiye, don't waste your time ujya kuri Facebook, ujya gukora ibindi bintu bitandukanye. Focusinga kuri ibyo bintu maje kukubwira. Iyo ESL narimbabwiye iri free akenshi ku mashuri cyangwa se ku ma eglise barabikora, barabitanga biri free. So icyo nicyo kintu cya mbere wakwibandaho. Donc wize icyongereza, hita wiga ibintu by'imodoka kugira ngo umenye uburyo wideplasa kugira ngo uze kujya gushakisha ku kazi. So ntiwinjire wihuta wumva yuko ugomba kujya gushakisha akazi directement. Ikiri ngombwa no kubanza kwiga ibyo bintu bitatu, ibyo bintu narimvuze hejuru. So wabimenye bizagufasha cyane. Warangije kwiga imodoka, then ugomba gushakisha akazi. Hari website ujyaho yitwa Indeed. So iyo website iragufasha cyane mu kumenya uburyo ushakisha akazi biherereye na zip code y'ahantu uri. Reka tuvuge utuye muri Charlotte, uzandike Charlotte, wandike zip code y'ahantu uri, then wandike uti jobs near me. Donc ako kanya bahita bakwereka amaliste y'utuzi tuba turaho ngaho. Iyo abantu bakigera hano rero akenshi usanga bigoranye guhita ubona akazi nko mu maza office cyangwa ibiki, ariko bitavuze yuko aka kazi ugiye gutangira kano kanya katazagufasha mu kuba icyo ushaka kugira ngo ubeho. So abenshi iyo bakinjira muri iki gihugu, utuzi tuboneka no gukora muri restaurant, kuko ushaka kugira ngo ubanze wige bya bintu navuze, kumenya kumva, kumenya kuvuga, kumenya kwandika. Akandi kazi usanga bakora nako muri mu mahoteli, ukajya kwaka akazi kuri hoteli, nako baragufasha bakaguhereza ku kazi. Ahandi navuga akazi koroshye ni nko kujya gukora mu barwayi, ariko ibingibi nabyo ugomba kuba wamenye kuvuga neza ururimi cyangwa se mu bakecuru. Ndumva utwo tuntu ari two turi très important cyane mu gihe urimo urashaka akazi. Kandekera ahangaha rero, umukobwa wanjye arashonje, ariko parti ya kabiri niba uyishaka kugira ngo ngumye nkubwire ibyo ukwiye gukomerezaho, wandike parti 2 kugira ngo menye yuko ushaka kugira ngo nkomeze mbabwire ibintu biri très important ukwiye kwiga igihe ukigera mu mahanga. Yes. Turi kumwe naho butaha. Can you help me?
naho ubutaha. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye-bye. Bye-bye. Okay, can you say it by yourself? Ciao, ciao. Bye-bye. Naho ubutaha. Nabuhuta. Oh, no. Naho ubutaha. Can you say that? Nabuhuta. Naho ubutaha. Nabuhuta. Naho ubutaha. Oh, I get it. Okay. Naho ubutaha. Ciao, ciao. Bye-bye. No, say naho ubutaha. Nabuhuta. Ciao, ciao. Bye-bye. Thank you. So guys, turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose, kandi niba uri muri iki gihugu no stress, ngiyewe ndahari. Niba ukeneye information nyinshi cyane, just let me know, ndakuha ndamenifu, ndakubwira buri kintu cyose, etape zose zizagufasha mu gutuma witezaho imbere. Mfite liste y'ibintu byinshi, uburyo wabona akazi, donc uburyo wakwihangira imirimo, just let me know aho muri comment, andika ijambo uti mbwira byinshi, ubundi ndakwereka uburyo ubuzima bworoha.